hasi hari amabanga menshi yaburiye mu gisanduku kandi icyo gisanduku y'amabanga harimo ahantu hari black site za CIA harimo na code za nuclear z'ibisasu bya kirimbuzi ku buryo twarashisha ibyo bisasu rero namenye ko CIA mushobora kuba mwaramenye ahantu icyo gikese cya Citadel cyaba kiri ni nk'igikapu nyine igikapu kirimo ayo mabanga kiri ibaze ko ambasaderi w'Ubwongereza ari kubaza US secretary ibintu nk'ibyo ntabwo ndi kubikubaza nka ambasaderi w'Ubwongereza muri Amerika ndi kubikubaza ku bw'impamvu itandukanye kandi impamvu ihambaye ukuri je ntabwo ngikorera Mantico ni cya kigo cyarimbuye Citadel tutangira filime twaragufashije nawe dufashe uyu n'ukuriye CIA hano durumva byagenda bite nutadufasha umukobwa wawe uri buze gutega British Airways indege ari buzemo tuyitegemo igisasa avuye kwiga Oxford isapfe cyangwa dushimote umugore wawe tumushyingura ari muzima muri uyu murimo wanjye umva umukecuru ukuntu avuga ibintu bibi atuje yipoye abakecuru mu birinde mbwira tuturitse umwana wawe cyadushimuta umugore we tumutaba ari muzima tugaruke Zurich bari gushaka ngo igikapu kirimo amakode cya Citadel yararimbutse ni ikigo cyarimbutse cyabatase imyaka 8 ishize ariko ngo bari bafite igikapu cyabagamo kode z'ibisasu bya kirimbuzi kirimo amabanga ya black site zose na ahantu bakora misiyo z'ubugizi bwa nabi bafungira abantu baba muri zanda byemeye zibanga hano harumaze kwica abantu mabuje ubukwe bwagenze bute ubukwe burarangiye ni wa mukecuru umugeni yasaga neza babonye Citadel X case ndetse bayimuriye muri Miami ahantu hari ubwato ngo ni black site ya CIA gendo nzanira iyo case muvandimwe wawe muri kumwe mu kazi muri Beijing twamutumye mu kazi ntiyagakora neza kumbe turi umuvandimwe w'icyo kigabo Anders urabyumva ibyo we n'umuvandimwe we mu kazi n'ibyicanyi bibiri batuma mu kazi ndakumva Daria akazi tugiye ugakora